Yes, twongeye kubasuhuza tunabashimira mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu ku kandi kuri muyoboro wacu wa YouTube tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru aba avugwa hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze y'u Rwanda, ubwo tumaze ndavuga mu mahanga. Ni amakuru aba atari ivumbi, ni amakuru aba yizewe, amakuru aba agisohoka mu binyamakuru bisohora inkuru mu buryo bwanditswe, n'ibinyamakuru bisanzwe bikorera no mu Rwanda iwacu. Murabizi ndavuga nka Mama Rwa Gasabo, Igihe.com, Kigali Today ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bikora bisohora inkuru mu buryo bwanditswe. Niyo mpamvu natwe dukora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose zibagereho mu ba mbere mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu igihe wadukurikiranye cyangwa igihe wakanze subscribe kuri muyoboro wacu, utazicuza kuba waradukurikiye kandi uzahora uhora ku makuru aba asohotse, amakuru aba yizewe gatanu kandi. Alright, iyo twose rero nk'uko mwabonye kuri cover y'iyi video n'ifoto, aho tujya kugaruka kuri Mutende Abdul Karim wamamaye nka buri kantu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. By'umwihariko nka YouTube turamuzi cyane, buri kantu ni umusitari wo mu Rwanda wamenyekanye akorana na mugenzi we cyangwa se n'umuvandimwe wabyita uko ushaka. Buri nguni tubaze nka buri kantu na buri nguni kuri YouTube byo kuhasacinga wababona. Rero ni inkuru yari imaze iminsi itari mikeya ivugwa, inkuru yo kugaruka kuri buri kantu. Abantu benshi mukunda kuyitiranya, niyo mpamvu twashyizemo ifoto ye kugira ngo mubashe kuba mwamumenya neza. Rero ni inkuru mwamaze iminsi mwumva, ni inkuru yo kuvuga uburyo yafunzwe, ni inkuru abantu benshi bagiye bagarukaho, by'umwihariko aba content creator bakorera hano ku muyoboro wa YouTube. Ni inkuru ndakeka ko mwabonye, natwe ni inkuru ndakeka twagarutseho cyane. Ni inkuru rero yavugaga uburyo uyu Mutende Abdul Karim cyangwa se buri kantu yatawe muri yombi, cyangwa se uburyo yari yafashwe na RIB cyangwa se Rwanda Investigation Board, ashinjwa icyaha cyo kuba yari yafungiranyije abakobwa babiri bari bagiye kumusura kugira ngo agire ibyo abafasha. Rero ni inkuru ndakeka twagiye tubagarukiraho cyane, ibyaha biteye byinshi cyane. Rero inkuru tuzanye aka kanya nk'uko mwabibonye ku cover y'ifoto cyangwa se nk'uko mwabibonye muri description y'iyi video, ni buri kantu ubwo yari amaze gufungurwa cyangwa se ubwo yari arekuwe muri gereza. Ni inkuru ubwe we aje akatwibwirira, ni inkuru yivugiye byinshi mu byari biri kumuvugaho, yaje abivuguruza, aza avuga inkuru cyangwa se aza abeshyuza abantu bose, ayitangira ukuri we ubwe uko ibintu byagenze cyangwa se uko ibintu byatangiye uhereye ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Rero ndakeka nawe ubwe yabicishije kuri YouTube, ushobora kuba utabibonye, niyo mpamvu natwe tuje hano nk'uko mudahwema kudukurikirana kugira ngo natwe tuze tubibabwire by'umwihariko mu ncamake, cyane ko yabikoze mu kiganiro kirekire. Niyo mpamvu twakuyemo ingingo z'ingenzi tuvuga ngo reka tuze tuzibabwire by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu kandi kuri muyoboro wa YouTube. Rero nk'uko yabigarutseho, yavuze ku kibazo nyamukuru cyangwa se kuri statement yari yaratanzwe na RIB. Yaje avuga ko biriya byo ari ibya nyabyo cyangwa se ko byatangajwe ari ibya nyabyo, nta kosa cyangwa se nta bikabyo birimo, ahubwo icyahabaye yaje avuga abantu benshi cyane akeka ko baba ari bo bamugambaniye cyangwa se baba bari inyuma y'ibintu byose byagiye biba, cyangwa se nyuma y'ibi bintu byose byabaye. Ibyo ni ibintu yagiye yitangariza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se namwe mwagenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Niyo mpamvu natwe twakoze uko dushoboye kose kugira ngo tuze tukubwire ikijyambere. Turagushimiye kandi wadahwema kudukurikira gatanu kandi icyo tugusaba nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tubagezaho akanya ku kandi. Ciao ciao.